byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. ntagiye mbasuhuza mbaramutsa mbibutsa kwitegura kuko turi mu buzi bwo kwitahira iwacu. abamarayika bera baritoreza mu ijuru, indirimbo bazaririmba babonye uwo mugeni, kandi uwo mugeni nawe wambaye umwenda w'igitare, urabagira n'utanduye, niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Mbese mugeni uriteguye kuzajyana n'uwo mukwe mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Mbese mugeni uriteguye kuzajyana n'uwo mukwe mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Ni hafi yo kuzabona Yesu aje kujya n'umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni, imbwira imishishi imirimo no gukiranuka. Iwe nshuti mugenzi wanjye wabwiwe kenshi ubutumwa bwiza ngo wihane ibyaha byawe, uranga urinangira ijwi ry'umwami Yesu riri kuguhamagara, niwihana ukabireka uzagira amahoro. Mbese mugeni uriteguye kuzajyana n'uwo mukwe mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Mbese mugeni uriteguye kuzajyana n'uwo mukwe mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Aho ni Mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. aho ni Mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Mu byicaro byiza mu ijuru aho yateguriye abera. Hari igihe umuntu yicara maze agatekereza cyane, agasanga abasenga kenshi si bo basubizwa cyane, abanyabyaha mu mazu yabo, abakiranutsi bacumbika, hari n'ababura y'ubukode bagasohorwa bakazerera bakabungana karabo, kandi barasenze Imana umuhanda w'uruzerero bakawugenda batabishaka, dayimoni agaca inyuma akavugira mu bitugu byabo ati umuhanda w'uruzerero murawugenda mwanga mukunda. Hari igihe umuntu yicara maze agatekereza cyane, agasanga abasenga kenshi atari bo basubizwa cyane, abanyabyaha mu mazu yabo, abakiranutsi bacumbacumbika, hari n'ababura y'ubukode bagasohorwa bakazerera bakabungana karabo, kandi barasenze Imana umuhanda w'uruzerero bakawugenda batabishaka, dayimoni agaca inyuma akavugira mu bitugu byabo ati umuhanda w'uruzerero murawugenda mwanga mukunda. Cyo kurangiriza ngambana uyu mudayimoni w'uruzerero yaratuzengereje, Mana murangirize hano kuko aratubangamiye.
muraza ibisubizo biraha
iyo ugeze mu ikofi no kukoraruka na komba, ubu benshi bari aha bibagiwe imibare y'ibanga, umubare w'ibanga. Umubwiye ngo mwohereze ku yihego yewe ngo ngwino kubera umuki ngo ntayo ngira kuri bekashwi ibakibuka umubare. Ndemera ikibaya cy'ibyishimo, erega bakurebyeho bavirwa n'umuco, ipfunwe rishira mu maso yabo. Uyu munyamubare yaratatse uramwumva. Sinumva cyane rwose ubwoba bw'akuvuga iki? Imana ko igiye kubakiza mwasete. Uyu munyamubare yaratatse uramwumva. Amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Nyuma yaho byandikiwe, nanjye ndi n'umuntu wabyandikiwe. Izi nyandiko z'ubutabazi z'Imana nizifata ku buzima bwanjye. Yitegereza nka Yabesi maze iminsi mu ruzerero, ndasenga nkabona ntibivuvuka, ndinginga nkabura iterambere, ariko noneho ntiza umurindi papa, ntiza umurindi ngire ku murindi, nshikisha ibindwanya, uburyo bw'umwuka ntiza uruzerero, no mu buryo bw'umubiri ntiza uruzerero. Unyimure muri iki kibanza cy'ishavu, unyikize muri gakondo y'amasezerano. Erone tatosa naye kome kone fona sisi ande kone fona nimizi mahino konte na masadora shenevezi ya horana kasari. Mami chizu muzerero urebe bene data mu miruho yabo, wakize umuntu nyari w'umutima n'uw'umubiri, umuntu wese umwimura mu kibanza tujwemo narwo, maze umwicaze mu kibanza tujwemo nawe, kandi imiyoboro y'abantu igenda ihura n'igabanyiro ry'Imana. Bikorere kwiyubahisha kuko uri Imana, kubitirwa amashyi kuko ubirangirije aha. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mugihagaze abantu mubare mumva mushobora kubona ubahore ubabwire ngo shima Imana ibyawe birakemutse. Nanjye nishimira kuko wabishyize n'inyoroshyo. Oya muhore nimwifuzanye amahoro muvagire cyane gushaka indirimbo ngiye kuririmba. Yesu Uwiteka yatanze umugisha, intego abasha gutera amahane. Yavuze
ibigeragezo bisuma nk'inyanja turahisha baratuzengurutse tubatinyuri kumwe k'umutabazi Uwiteka ari mu ruhande rwacu umuresha wacu yabatembe Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yabatembe Uwiteka ari mu ruhande rwacu akiyemeza kuturwanirira umwami Yesu akatuburanira abamarayika batuzengurutse umubisha wacu yabatembe twegamiye umugabo ukomeye twegamiye umugabo ukomeye arera twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu atabara abantu be izuba riva ku mugaragaro uwera 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 akura ku cyavu akibyazanya n'ibikomangoma abamushyigikiye Yesu yanze gupfukana umwana Imana arategeka ati abayuda bose bagomba gupfa ntihasigare n'umwe abayuda bagombaga gupfa ijuru ryahise riratabara inzandiko zasirema abantu gukiranuka kurazisirima abayuda bagombaga gupfa ijuru
dukomeje kuhaba nibapanga tuzakwikundira